Go ko inyuma ya zero nta mubare ubaho. Nta mubare ubaho. Ariko Yesu yo yaje inyuma ya zero yashiraho umubare aho batabonaga umubare akongera akanika umubare abantu bakabona umubare. na nyuma ya zero irakora. Inyuma ya zero irakora. Kumbwira impamvu ishiraho umubare. Yego. Nta mubare wari uhari. Yego. Kira kirema kimaze imyaka 38. Abantu bari barabonye ko nta mubare. Yego. Abantu bari barabonye ko ariho kizapfiye. Abantu bari barabonye ko nta nuwo kukijugunya mu mazi ngo gikire. Babona ko inyuma ya zero nta mubare uhari. Ariko Yesu ahageze yaramubajije gushaka gukira inyuma ya zero yataza umubare. Haleluya. Amen. Yesu nyir'ubutware. Kirema kirabaguze ko umubare waboneka. Arangira bango ndabishaka data wanje. Ngiyo nshaka kwijugunya mu mazi. Ngo ufite imbaraga ntangamo. Kubera inyuma ya zero nta mubare uhari. Yasangira bango kugira ngo umenye ko ndi Imana itanga umubare inyuma ya zero. Wije mu mazi. Kubera no mu mazi ninjye wohereza amarayika. Yego. Ariko wowe ndagukiza utanatose. Agaciro gakomeye cyane kuduhitamo hano kuri Hinduka Official ndetse no kuri Peace Kazoba from TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Ni bamwe tubagezaho ubutumwa bwiza bwo mu ijambo ry'Imana kandi tukabazanira abahanuzi abana b'Imana. Nanjye kubanga abakozi b'Imana abana b'Imana. Uyu ni bamwe rero twabazaniye umuhanuzi umuvugabutumwa muri rusange byose mbese urebye ni umwana w'Imana kandi agabura ibyera. Amen. Yego. Niyo nkuru. Amakuru ni meza. Harya ni niyo nkuru gusa? Ni Jean Bosco niyo nkuru. Jean Bosco. Aha, twabazaniye Jean Bosco kuri kamera zanyu. Ni umwana w'Imana urimo imbaraga n'amavuta. Amen. Aha, niyo nkuru. Watuzaniye iki muri uyu munsi? Nabazaniye ijambo. Yego. Ijambo nabazaniye rifite intego ivuga ngo yego ibyo wasengeye muri kuri kwezi kwashize. Yego. Bitasubijwe. Yego. Wizere ko Imana wabibyiye yabizirikanye ko igiye kubisubiza muri uko kwezi. Amen. 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 Ntucikwe wowe aho waba uherereye hose kandi ukibona iki kiganiro ntuveho utoromba ikimana yagutumye umukozi w'Imana dore ka dufitiye byinshi byiza kandi bigufasha muri iki gihe biraguhumuriza kandi bigusubizamo intege mu bugingo bwawe. Niyo nkuru. Twatangira rero ukatubwira icyo watugeneye. Okay. Mbere yo gutangira katwiragize Imana. Yego. Ibintu byose ukoze bitarimo isengesho. Yego. Icyo gihe nta garandi babifite. Amen. Kadusenge mu izina rya Yesu. Amen. Uri Imana y'igiciro, uri Imana y'igikundiro, uri Alpha ndetse na Omega. Ibi ngibi tugiye kuvuga wari warabiteguye ko bizavuga kandi utegura n'abazabyumva ndetse bakabireba. Kandi icyo kizahindura ku buzima bwabo. Amen. Utegura ko abazabyumva bakabireba kuzahindura ubuzima bwabo barimo bugoye. Amen. Ngaha kakanya vayo bane natwe. Imbaraga zacu zibure izawe ziboneke. Kubera ko twe ntacu dushoboye ariko turi kumwe nawe. Kubera no tubashisha dukora iby'ubutwari. Ngaho ganza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo rakoze. Amen. Bantu mudukurikiye mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane namwe mutegetswe kunkunda mu izina rya Yesu. Amen. Nk'abana b'Imana. Abana b'Imana. Ngo mu mategeko arya ni 10 y'Imana. Aravuga ngo mukundane. Ngiri hatsirindi andi yose. Ngo mukundane nkuko Yesu yabakunze. Yego. Amen. Yego. Ubwo bisobanuye ngo kuko Yesu yadukunze akemera kadupfira. Yego. Natwe twewe yasize. Bisaba kugira ngo dukundane. Yego. Mu buryo bumwe nanga ubundi. Ariko tugakundana. Yego. Aha, muri izi minsi maze iminsi ndi kugenda. Yego. Nahuye nanyuze mu bintu bitandukanye nabonye ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ikintu gyatse ibindi ni urukundo. Yego. Mbere yo kugira ngo ubyuke bukeye reba ngo ese nta muntu mfitanye nawe ikibazo. Yego. Mbere yo kugira ngo ugende
mbere yo kuvuga ngo Imana igira icyo ikora ugira ibyo ihindura mu buzima bwawe. yego aha mbazaniye ijambo ry'Imana, nababwiye ngo intego y'ijambo nabazaniye iravuga ngo ibyo wasengeye muri uku kwezi kwa gatandatu bitashubijwe, Imana wabibyiye ni Imana izirikana, yumva kandi igakorera mu gihe cyayo, ije kubikora muri uku kwezi. Kandi ijambo riravuga ngo humura kandi witinya, icecekere, umwami araje arwane. Ibyo wanarwanye mu kwa gatandatu bikagukemuka, Yesu araje wabirwanye bikemuke. Impamvu wabirwanye bikanga ni uko Yesu atari yakagaragaye. Ariko muri uku kwezi twinjiyemo, Yesu yaje kugaragara mu kibazo wari ufite kugira ngo ari we ukirwana. Kandi tuzi neza intambara Yesu yarwanye ntago ayinesha. Kamubwire Goliyati yarazi ko ari umuntu w'imbaraga cyane, yarazi ko ari umuntu w'igitangaza, yarazi ko icumu yateye ridahushwa. yego ariko umugabo mutoya witwa Dawidi, bwira umuntu uti nubwo waba ugaragara nkaho uri mutoya ariko wakora ibitangaza binyuze mu Mana. amen. Dawidi yari umwana mutoya kandi yari insuzugurwa, arangije aza guhangana na Goliyati, kandi Goliyati we yabonaga arangije aravuga aka niko munzaniye guhangana nako, aka ntago ndarinda ndakicisha inkota. Kubera ko yagasuzuguye, nawe umaze igihe kirekire warasuzuguwe, abantu babona ko nta turico, babona ko haleluya, ariko Imana iri muri wowe ntago bamenye imbaraga zayo. Goliyati yaza guhishurirwa imbaraga ziri muri Dawidi zivuye mu Mana, ntago yarazi guhangana nawe. Haleluya, Dawidi ndakwifuriza ngo uyu munsi nawe abakugizeho ijambo muri uku kwezi tuvuyemo, uyu munsi Imana ibagaragarize igitangaza igiye gukora ku buzima bwawe. Dawidi ndetse ntabwo yakoresheje imbaraga nyinshi, yakoresheje ibuye rimwe. Bisobanuye ngo nawe nubwo mubarwanya muri iki gihe bikanga, uyu munsi ntabwo urarinda wigora, ahubwo urakoresha ibuye rimwe kubera ko Yesu yategetse. Urakoresha ijambo rimwe, urakoresha ijambo rivuye kuri Yesu Kristo. Ibyawe byanze kwemera uyu munsi bireme. Amen. Umarana igihe kirekire uburwayi, abaganga bakozeho byaranze, abadogiteri bakomeye byaranze, ndetse ubukene bwabaye bwinshi kuri wowe, wabuze inzira nimwe wacamo ngo ukemure ibibazo. Ariko nkubwire, abigishwa bari kuroba, Yesu arangije araza, bari bahereye nijoro kugeza ku manywa batafashe ifi, kandi mu bitabo nta mafi waroba ku manywa ngo uyabone. Ariko Yesu ahageze arangije aravuga ngo muhindukize incundu, ngo munage mu buryo. Haleluya, kandi abariya igihe bari bayoboye siko batari banaze mu buryo, naho banazeyo amafi ntiyaboneka. Ariko Yesu aje aravuga ngo munage, muhindure incundura, munage mu buryo. Banazemo bararoba. Bisobanuye ngo ushobora ko wararobye keshi, ariko ijambo rya Yesu ntabwo ryari ryakaje ku buzima bwawe. Wararobye biranga, Yesu nuko atari yagategetse. Ariko aravuze ngo uyu munsi muri uku kwezi twinjiyemo, tariki ebyiri, aravuze ngo hindukize incundu, urobe, ufate ibyo wafashe bikanga. Haleluya, haleluya. Umaze igihe ibintu baraguciraho iteka, babona ko ubuzima bwawe bwarangiye. Kandi akubwira impamvu ubuzima bwawe butarangiye. Lazaro yamaze iminsi 4 mu gituro, bari bazi ko atazavamo, ndetse bahamagaye na Yesu. Yesu arababwira ngo wose uwo gupfa. Yesu yarababwira ngo uwo mumwihorere, uwo ntago ari uwo gupfa. Arangije arapfa, baranamuhamba. Impamvu Yesu yababwiye ngo wose uwo gupfa akanga no kuza kumukiza byatewe n'iki? Umukobwa wa Yairo yeze gupfa, banamaze gucukura imva, bagiye kumuhamba, bahamagara Yesu. Barangije babwira Yairo ngo mungeye ariyo ntiyirwe arusha umwigisha, kuko akana kamaze kuva mu mwuka. Yairo yanga kumva aje kwakura Yesu. Yesu ahageze aravuga ngo yinjana Yairo n'umugore we mu cyumba. Aramagara ngo gakobwa kanguka. Amen. Umukobwa arangije arakanguka. Rero impamvu Imana itakoze ibyawe muri uku kwezi gushize ku wa gatandatu, nuko hari abantu babonye ko bitashoboka, ndetse baravuga ngo yabagufatiranyije bitari byacika. Ariko Yesu agiye kuza abantu bamaze kubona ko byacitse, agiye kuza abantu bamaze kubona ko byarangiye, abari hatangira gukora. Baranje baravuga ngo ngo biriya ngagafatiranyije kagishushe, ngo ntago kari kakavuye mu mwuka. Nawe yanze kugufatiranya igishushe kugira batava ngo barukira akazu yasa. Azaza igihe bamaze kuvanga ibyawe byamaze. Amen. Yesu cyatumye abwira uriya mugore ngo Lazaro ntago ari uwo gupfa.
kwari kujya batava ngo nawe yaragishushe kwari kujya batava ngo yarakazu yazi amen arangije arapfa baramuhamba arapfa baramuhamba maramo umunsi wa mbere uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu amaze kunuka barashizeho n'urutare yego Yesu arangije araza uzi ikintu Yesu yaravuze yego baramubajije ngo aje kwenda iki yego ko yanze kuza haleluya amen ko yanze kuza agifite umwuka wo guhumeka aje kumureba baramuhana aje kuvumba barabo babonye ko Yesu aje kuvumba ko Yesu yaje kukiriyo abantu haleluya babona ko Yesu aje kuvumba amen ariko Yesu ntago yarazanywe no kuvumba ahubwo yarazanye no gukora imirimo n'ibitangaza kugira babone ko n'ibyanutse Yesu ashoboye kongera gutegeka bikabaho yego arangije arabaza ngo ninde wasizeho igituro base bijujusta aravuga ngo mumpamagarire wasizeho igituro kivaneho haleluya amen bivuga ngo nawe ubuzima bwaragucanze yego akazu yaze wakabayemo Yesu ntiyagutabara impamvu atagutabaye suka kwanga impamvu atagutabaye suka atagukunda agufitiye urukundo rukomeye agufitiye urukundo ruhebuje ahubwo impamvu kwari kugira ngo akore imirimo bimenyekane ko ari Imana Lazaro akimara kuvuga ngo nibakureho igituro arangira aravuga ngo Lazaro sohoka Lazaro arangije arasohoka kandi yasohotse ahambiriye amaguru afite igitambaro ku maso ndetse n'amaboko ahambiriye izo ni imirimo z'Imana amen nawe ibibazo urimo uri kubona bigeze aho binuka ariko aho Yesu ntihaje gukina finale kuko Yesu ntagakina amajonjora akina finale kubwire no mu kibuga cy'imipira mu bakinyi bamanzagamo abakinyi bagateganya ariko iyo bagiye gusimbuza basimbuza umukinnyi uratanga inyungu uratsinda ibitego nanga akamenya gutanga pasi Yesu ni umuntu utanga pasi kandi pasi ya Yesu ntago ihushwa Yesu yateye penalty ntago ijya ku ruhande bisobanuye ngo Yesu namara kuza ku buzima bwawe ibyo ubona ko byananiranye azaza bihindure mu gihe gitoya ibyo ubona ko ari intambara kuri wowe ibyo ubona ko bimaze kunuka azategeka arangije aravuga ngo uwamuhambiriye namuhambure haleluya amen haleluya amen uzico cyambe iryo shambo rishaka kuvuga riravuga ngo abakugizemo uruhare kugira uhure n'ibibazo urimo nibo bazaza kushima nibo bazaza kuvuga ngo natwe twashizeho isengesho ryacu amen na Lazaro bamara kumuhambura hari abavuze ngo twafasha yitatu turamusengera haleluya amen nukuvuga ngo nawe hari abanzi bawe bagose ubuzima bwawe ndetse baranaguhambiriye wowe ntiwashobora kwihambura ariko Yesu namara kuza kuri wowe azakoresha imbaraga n'ubutwara guhambura arangije avuga ngo muhambure umuntu wanjye barangiye baramuhambura haleluya amen haleluya amen abantu bagira ubwo baravase bino byashoboka nawe abantu bagiye gutungurwa n'iby'Imana igiye gukora ku buzima bwawe basava ngo se bino ntago twari tubiteganya mu buzima bwe bino ntago twari tuzi ko byakabayeho ariko hageze Yesu ibyo abantu bamaze guciraho iteka Yesu arongera akabikora bisha ariko wari uzi neza yego ko inyuma ya zero nta mubare ubaho nta mubare ubaho ariko Yesu yo yaje inyuma ya zero yashiraho umubare aho batabonaga umubare akongera akanika umubare abantu bakabona umubare na nyuma ya zero irakora inyuma ya zero irakora kubwira impamvu ishiraho umubare yego nta mubare wari uhari yego kiriya kirema kimaze imyaka 38 abantu bari barabonye ko nta mubare yego abantu bari barabonye ko ariho kizapfira abantu bari barabonye ko nta n'uwo kukijugunya mu mazi ngo gikire babona ko inyuma ya zero nta mubare uhari ariko Yesu ahageze yaramubajije gushaka gukira inyuma ya zero yataza umubare haleluya amen Yesu nyir'ubutware kirema kirabaguze ko umubare waboneka arangira bago ndabishaka data wanjye ngiyo nshaka kwijugunya mu mazi ngo ufite imbaraga ntangamo kubera inyuma ya zero nta mubare uhari Yesu arangira ngo kugira ngo umenye ko ndi Imana itanga umubare inyuma ya zero wije mu mazi kubera no mu mazi ninjye woherezamo marayika yego ariko wonda gukiza utanatose bisobanuye ngo
abandi batabariwe wowe ntabwo ari wowe uzatabarirwa. Abandi banyuze mu mazi bamanza batoha, ariko aramubwira ngo wowe kuko babonye ko nta mubare uhari ntabwo uzarinda waje mu mazi ngo imyenda zawe zitohe. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo noneho haguruka gumamo ugende. Yego. Kubera ko mbitegetse nk'Imana. Amen. Abantu bategetse ubuzima bwawe kubuhambira babona ko inyuma ya 0 nta mubare, ariko Yesu itegeko rya Yesu araje atashiraho umubare abantu batatekereje kandi awushiraho mu gihe gitoya. Amen. Arengera avuga ngo njewe umubare batabonye, ubutunzi batabonye, gukira batabonye, gushaka batabonye, abaguhambiriye ngo uzahere iwanyu, abaguhambiriye ngo uzapfe ntacyo wigejejeho, nje nsizeho umubare udatose. Genda babone ko ndi Imana ikora imirimo n'imitangaza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Petero na Yohana baraza, ariko ni Imana yabatumye. Ntabwo Petero na Yohana bari bafite gahunda yo kuza gusenga kuri rusengero. Utume ngo bagiye gusenga ngo bume ngo bari babiraranye. None umukwabo w'Imana. Igihe cageze cawe Imana ikoresha umukwabo, yarangiza igategeka ikava ngo mugende. Ndi Imana itegetse. Hari uyu munsi nshaka gukiza. Haleluya. Ikirema Petero na Yohana baraza bakusemo n'amasyuti, baze ngo bagiye kubyina igisirimba. Imana yabatumye kubyina igisirimba, yabatumye ngo bahagurutse ikirema. Ikirema cyakimaze abantu cyasaba abantu bakavatiwe ko nta mubare uzatwishura ute, nta mubare uri inyuma ya 0. Ubu ntabwo hibyiki kandi bagiye gusenga. Petero na Yohana nabo baraza, bari baje gusirimba, bageze ku irembo ati mumpe. Kirema ati shamurama pe. Kirema ariko naco gifite yerekwa. Cyaravuze ati bano bagabo kuntu bafite bambaye amasyuti, kuntu bameze neza, kuntu bameze neza. Abahwena pe baramba mu maboko. Nabati mwabatipe mwabajama banje mugomba kuntamo. Beto nanjye baramubwira ngo urabizi twe ntabwo turagutama ifeza n'izahabu, icyo turagutama ikintu cy'agaciro ku buzima bwawe. Amen. Kirema barakibwiye ngo uturindire. Kiravata nyuma ya 0 hajeho umubare pe. Watatse tiri kubara hajeho umubare wenda w'igihumbi nanga 2, ariko umubare warujeho wari utandukanye. Yego. Abatibe baranje baje gusirima basaba imbaraga. Baranje baragaruka tuzi wa mutipe ikintu twatugiye kugwa nta feza, ariko urabizi Yesu aravuze ngo ngero haguruka bigendere. Kirema kirangije ati nane ndahagurutse. Abantu babonye ko nta mubare uhari nyuma yawe. Yego. Ariko umubare Yesu awusizeho. Abantu batateganyije cyakubaho Yesu aragiteganyije none. Agiye gutuma abantu bagaciro mu buzima bwawe, agiye koherereza intumwa ze kandi azakoresha itegeko. Ibya Yesu ntabwo bigenda pora. Yesu yamaze kuvuga yategetse, nta murozi wahagarika. Na Satani nabwo uzi Satani se nawe Satani atinya Yesu. Aramutinya, arabizi ibyo bamukoreye. Amen. Arabizi neza. Rero Satani nawe iyo Yesu yamaze gutegeka aravati rero kajoriti nibura aje kurwana nje ntago ngutumye genda uhangane. Satani nawe Yesu aranje arategeka ikirema kirahaguruka kiragenda kiragenda kiri gushima Imana. Kiravuga ngo Yesu ni umwami. Uzi kirakirema bakuye ku kidendezi ngo cikoreye uburiri ngo hari umunsi w'isabato ngo baramubwiye ngo ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ku isabato. Imana we kirema naco Yesu yamaze kugitabara. Kiravati ntabwo muri kureba iriboko icyaba no gacaye cyane cyagifite iboko, nubwo cyarabuza abatuta abagitabara cyagifite iboko. Kiravati mwa bantu si wewe wamagurukije, uwamagurukije yambwira ngo ngende, wowe urikije kumbwira ngo ni nturu uburiri bwawe. Uzigenda rimaze mwarabonye ko nta mubare, bisobanura ngo igihe Imana izagutabara ntuzahishe ko Imana yagutabara. Uzereka abanzi bawe ko Imana wasenze, igihe cyo kugutabara cyageze. Niba ari inkweto yambara ubereke ko Imana yakwambitse inkweto, niba ari agapira ubabwire ngo Yesu yarabivuganye natwe. Yego. Amen. Icyo Imana yavuganye nawe kizasohora mu maso y'abanzi bawe, ndetse bakubaze ngo byagenze bite. Nawe uzababwiye ngo iya yindi mwabona ko itagira icyo ikora mu buzima bwawe niwe ntabaye. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Amen. 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 Haleluya. Amen. Tujye gusoma Luka wenyine. Yego. Luka ni 21. Imbaraga n'amavuta. N'umurongo wa 31. Yego. Haravuga ngo nuko
namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko umwami w'Imana, ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye ko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Yego. Nuko namwe nimubona ibyo ngibyo bibaye muzamenye ko ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Bisobanuye ngo niba kiriya kirema warabonye ko gitabawe, nawe ubwami bw'Imana buje kuri wowe. Nawe Yesu aramanutse. Iri tangazo ryakumenyeshaga ngo witinya, humura, shikama, ceceka mu kigeragezo cawe, utakira Imana nubwo igihe cyo kunuka cageze, ariko ubwami bw'Imana buri hafi kurangiza ibyanze kurangira ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ici gusaba nuko byiganuja kura ahiri. Amen. Uzi bara abatipe Imana yatabaye se nabo barabyiganye. Babyukaga kare kare baraja kwicara ku irembo. Caje kwicara ku irembo ryita Bwiza aje avatisha ndacecera mu ceceranye saa 10 ndebe ntega bambere abaraza muri nibature ntago barancika. Yego. Kugira ngo bagiye hatana. Nawe ico Yesu ashaka kugira ngo hatane uje imbere ye nawe hatane no kurwana n'ibyawe. Ibyo abantu babonye ko byanutse, Yesu aje kongera guhumuza ubuzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana nyir'ubutware. Amen. Ngibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haleluya. Amen. Witinya wihangayikishwa n'ibibazo urimo none. Yego. Uzizi ubu kigiye kugutabara, uzi yagutabara waravutse neza. Igomba kugutabara kugira ubwira abantu ngo hahandi nambariye ubusa. Imana narayisenze irongera iranyambika. Ibibazo urimo none ni ubuhamya bwawe bw'ejo. Yego. Ibibazo wari urimo muri uku kwezi tuvuyemo nibwo buhamya bwo muri uku kwezi twinjiyemo mu izina rya Yesu. Yesu amanuye ijambo ryo kukubwira ngo ibyo wasengeye, titere y'ijambo nakubwiye, ibyo wasengeye muri uku kwezi bitashubijwe, Yesu aje kubisubiza muri uku kwezi kuko wa karindwi. Ibyo wabona ko byamaze kunuka, Yesu aje kongera guhindura amateka yawe. Abantu babonye ko ibyawe byarangiye, ariko Yesu aje aho byarangiye yongera atangize kubera ko ari Imana. Amen. Twavuga kugira ngo iri jambo naribabwira kugira ngo mwibuke ko ibyo wasengeye byanze gukemuka, nubwo ubona Satani ahagaze ku buzima bwawe, ariko ku kwezi twinjiyemo niko kw'ibisubizo. Niko abantu bagiye kureba babona ubuzima bwawe bahindutse, bayoberwe uko bibaye, babone ari surprise Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Kandi Imana ije kugutabara, nawe gutabara itakubajije. Nateraga ibaza umwanzi kuko ibajije umwanzi wawe. Hariyo n'inshuti yawe Imana yabaza igutabara, ikanga ko Imana igutabara. Imana ije kugutabara nta numwe ibaza. Haleluya. Amen. Ahubwo yo imanuka mu gihe cyayo. Amen. Yarageze igakora imirimo n'ibitabo. Amen. Iyo ni Imana nababwiraga y'imirimo, ni Imana nababwiraga ngo mukomeze muyizere. Ibi ngibi byanze, ibi mutaye umuganda aravanga ibiri biri mabega, ibyo mubiveko murebe ibiri mu maso, murebe ibiri mu maso. Imana ije gukora igitangaza. Amen. Uyu munsi wo dukurikiye irengagize ibyo waciyemo, urebe ibyo Imana igiye gukora muri uko kwezi, kuko ibyo wasengeye byanze. Kubera ko na Lazaro baramusengeye amasengesho, barayiriza, barasibye muntu wanjye, ariko Imana iravatisha mwe muri mu majonjora ndaza muri finali. Ibyo wasengeye byanze, Yesu aje muri finali kubikora. Amen. Amen. Uri Imana y'ubutwari, uri Imana yo kwiyubahisha. Urakoze kuvuganye natwe kibyanze kugiye kongera kubitangiza. Urakoze ko ibyo twasengeye bitashubijwe bigiye gusubizwa muri ako kwezi. Urakoze ko ibyo abantu bamaze kubona ko byanutse kugiye kongera gutanga ihumure impande zose. Urakoze ngaho bana natwe, wiyubahishe ku buzima bwacu, kandi urengeye abadukurikiye bose, abafite ibibananize, abafite ibyabanukiye, abafite ibyanze, ku burwayi, ku rushako, kubaka ingo, ndetse ku bukene, amadeni, abari mu mazu y'amakode Kristo.
buri umwe wese mu rugwiro rwe ndamusengeye urareba kino kiganiro cyose hagira ibibohoka ku buzima bwe nkuko wabohoye ugakiza n'ikirema abantu baramaze kugikuraho nta mubare uhari ukongera ugatanga umubare buri wese wadukurikiye utanga undi mubare wa kabiri ku buzima bwe urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen.